mbere wambare ntabwo ujya urangiza ndi kwitunganya ariko witunganya igihe Imana itagutunganyirije uzitunganya ubundi gize ryari usara kujya ngende se nabi ntabwo wasaga nabi ahubwo navugaga ngo imbere wiriwe wambaraga ibi ndi kwambara ngo ugende nsa neza nk'umuntu ujyanye n'umutware we ugende isa neza ibyo ndabyumva ngaho kinga inzu tugenda kabagore b'iyi minsi ariko wibuke nizere ko wibutse n'aya mafaranga ese ko iridura ikingiye inyuma ako nawe uragorana ndagorana irido barishyira inyuma y'urugi wa mugore niba mwimeza neza tugende siku nyingi tutaonana kweli. Mbona wabaye keza cyane se? Wapi nagari cyane. Cyane kweli. Chatubana nyine tutandike neza cyo. Tunajya shino no. Kanyinya keza mwunda kumana kushu shatse numva nyine ndaryama ngasinzira ngakurota umva amahoro aravuze mu mutima wanjye. Do you know obviously yego akumbona utakinkunda oya ndagukunda oya nagukinkunda nka mbere wapi ndagukunda ibi ni bya bindi byanjye bize ako fata umwanya mba nafashe fata amafaranga mba natakaje nkatega nkavanya Bugogo nkazina Gisozi nawe ndagukunda nese urumva nawe nagukunda nkaza kimbabaza ni kimwe nuko nzasanga hari urutipe rugutereta rundi cyangwa ukambera nk'ubona akundaga ejo nagiye kumva ngo bamuteye inda wapinge ntabwo byakunda tangiye no gushyiraho amaherena we igikirisi turimo kugivamo gusa amaherena nta kintu atwaye wimbwanga amaherena se amaherena mbwira nta kintu atwaye nta kintu atwaye ese ntago mbere harakubereye ejo ubu nzabona washyizeho n'ibisuko wakuruje bigera hari se uzi nyashizo ntutambuka bagakanura ntago bize kandi wasanga utagegera iwanyu saa 11 nibura saa 11 za kumugoroba apana saa 12 wapinge ntago uramutse wowe ubikoze wabishwanira bikanatinda urasekera abahungu bari mu biki n'abakobwa urubyiruko rw'iyi minsi ni uko rusigaye rumeze ujye undebera nyine uko wa mugabo yewe singaye nka nuza niko mwabaye yanda koko baragenda bambaye ibintu by'ibitete wagira ngo ariko ngiye kiriya kintu ntabwo nacyambara ibintu yambara gusa nyine duhuye nihuta ariko ndimo gutegura ko mu minsi iri imbere twazajyana hariya haruguru kuri Kamagari rwose tugasirika tukahatwika twese kubona abantu bari mu rukundo ibyo nabibonye pe kiwe ahise umuntu uri mu rukundo bantu rero umukobwa ikijisha afite reba umuhungu wakabaye umureba neza abantu batazi gufata abakunzi babo neza igihe birananca ni mu ndebe abanye mu bafata gute ibyo birakureba unguki birakureba
ntabwo bindeba unese wowe kuje ureba ibitakureba gute njyewe iwanjye akaba ni mu muhanda kandi n'inzira twese iwanjye mufata neza nkamufatira ahantu heza muri hoteli si uwa leta mukwiriye guteretanira mu muhanda koko umuhanda ni uwa leta n'ubundi abakozi b'ibyaha ntabwo nabitindaho ubwo busatsi wikoreye se niyo imisatsi yasi umukara imisatsi yanjye ni umukara nishaka ibise nk'ikigeni ntatambaye se urambaye none urabona nambaye mundebere kariya gashati kagura icyabiri kari kuvugiraho nuko nterera bwa Yesu ibyo muri kuvugiraho mugende urambaye dore udukariso turimo kugaragara ye bebe nuko nateye se cyane uko nyine nakumbere se barasinzi naho baturutse mutuye nawe mufite n'abantu ufite amenye nko turiya tu kugira ngo nuduti turi aho ngaho tw'udukiri dukunda bihorera sheri gusa nyine ntakundi so gusa ibyo twavugaga nyine nko mu byumweru bibiri buri tayari ndaza kubikurikirana sawa cyane kabisa